Hello Agape Hub family, ndagushuje aho uri hose, igihugu cyose waba urimo, ukunda ibiganiro byanjye, ukunda ibintu mbagezaho, unkunda, ko hari abantu bambwira ko bankunda. Rero abankunda mwese ndabakunda nanjye, yaba bonzi abo ntazi pfa kunkunda. So ndabashimiye mwese bakomeje kunyereka ko banshyigikiye, message zanyu, comment zanyu zose ndazibona. So ndabakunda cyane. Uyu munsi nabateguriye ibintu byiza by'akamaro byakugirira akamaro. Niba uri umubyeyi ufite umwana urera, cyangwa waba umugore waba umugabo, igihe cyose ufite umwana uri mu buzima bwawe, ibi ni ibintu bikureba. Njye ntago ndagira abana, ariko trust me, mfite experience mu kurera abana, ko nagendera abana baba bakuru banjye. So ni ibintu nyine nabayemo cyane, ndabizi. Kandi n'ikindi n'ubushakashatsi, nzajya ngenda mbakorera ibiganiro byinshi bijyanye n'abana, bijyanye na development y'umwana, uko yaba kuva akivuka kugeza ageze nk'imyaka 12, ukuntu ushobora kumufata, ukuntu ni ibintu nkunda kureba, ni ibintu nkunda kwitegereza, ni ibintu nkunda gukora ubushakashatsi. Nzagenda mbaha video uko mbishoboye. So hari video nakoze abantu barayikunze. Niba ufite nawe icyo kibazo, utarayirebye, ufite ikibazo cy'umwana, ufite umwana ananutse cyane, babana ubona ukabona ananutse cyane, iyo video uze kugenda mu video yanjye uraza kuyibona. So nzagenda mbakorera n'ibindi biganiro bijyanye n'abana, ko nkunda abana kandi ibintu byabo nkunda kubyitaho cyane. Ikintu cya mbere, iyi video iravuga ngo ibintu wakora kugira ngo umwana wawe akure neza kandi agire ubuzima bwiza. Ni ibintu byinshi cyane murabizi nk'ababyeyi, kugira ngo umwana wawe umubyare cyangwa umurere akure, waraciye mu nzira nyinshi cyane, warakoze ibintu bitabaho kugira ngo umwana akure. Rero nzagenda mbereka duke ariko uyu munsi ni nka introduction, ariko ikuyemo utuntu twinshi. Umwana wawe agomba kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye ivuga ibintu byinshi. Indyo yuzuye ni ukurya indyo zirimo intungamubiri. Iyi ni indyo umwana akeneye mu mubiri, apana indyo umwana ashaka. Hari ababyeyi benshi usanga icyo umwana ashaka cyangwa icyo umwana mu by'ukuri kidafite icyo kimumariye mu mubiri, ugasanga aramwihorera, umwana akaba ari byo yirira gusa, bya biryo bimufitiye akamaro ugasanga ntabwo umwana ajya birya. Twite ku ndyo yuzuye y'umwana, indyo 3. Niba umwana ari mutoya agomba kurya kenshi ku munsi, n'inshuro zirenze 3 ku munsi, ariko za ndyo 3 zo ku munsi akaba arizo witaho cyane. Na snacks z'abana, snacks umwana awafata agomba kuzireba. Hari nk'abana ureba ukabona ababyeyi babo ntago bita kuri snacks bafata, ugasanga umwana nabwo yarabyibushye bitari normal, ugasanga umwana indiragera iriya, amatama aragera hano. Kubera iki? Baba bamuritse akarya ibintu byose, akarya ibintu bidafite icyo biri mumufashe mu mubiri we. Icya kabiri, umwana agomba kuryama amasaha ahagije. Ndaza kugerageza kwandika muri description ibintu details z'ibi bintu, amasaha umwana agomba kuryama, niba ari amasaha angahe ku munsi, bitewe n'imyaka afite, bitewe niba ari umwana w'amezi w'uruhinja, niba ari umwana w'umwaka, imyaka 5, bose bagomba kuryama amasaha ahagije. Kuko ubushakashatsi buvuga yuko umwana iyo aryamye nibwo brain ye, nibwo ubwenge bwe buba burimo gukura, nicyo gihe umwana ubwenge bwe buba buri kuzamuka. Ntago ndi umupediatre, ntago ndi umuganga, ibi ni ibintu mba nagerageje gushaka kugira ngo bigire icyo bibafasha. Iyo umwana rero ataryama biramudindiza mu bitekerezo, mu mikurire ye, ntago ari byiza. Ugomba kureka umwana wawe akaryama amasaha ahagije, akaruhuka kugira ngo akure neza, agire n'ubwenge bwe bwaguke.
icya gatatu ngo kwigisha umwana kwigisha umwana icyo agomba gukora mu mwanya wo kumukubita cyangwa kumubwira nabi. Murabizi muri bihugu byacu ni inkoni zikora, umwana akora ikintu ugakubita, akantu kose umwana akoze ukamubwira nabi. Nubwo muri iki gihe ababyeyi bagiye babimenya, ababyeyi benshi ntabwo bagikubita, ariko ikintu navuga ahangaha kuri iyi point ni uko umwana akenshi iyo ukubise umwana, cyane cyane umwana mutoya, akenshi nta nubwo amenya impamvu umukubise. Ntabwo umwana amenya impamvu umukubise. Hari n'igihe muzabicunga, hari n'igihe ukubita umwana agaseka cyangwa akakwishyura, kubera ko ntabwo afite ubwenge bwatuma amenya ikintu akoze. Cyane hari n'abandi banakubwira ngo none se ko mukubita nkakimubuza agahita akireka. Mu by'ukuri arakireka kubera ko ubabaje umubiri we. Nawe ukoze nk'ahantu umuriro ukagukubita uhita ureka kuhakora, ariko biba byiza kugira ngo umwana umufungure mu mutwe agire ubwenge. Biba byiza kumwumvisha impamvu icyo kintu atagomba kugikora kuruta kumukubita. Ugasanga umuntu ari gukubita umwana, ikindi ndaza kubivugaho ibindi bintu bibiri. Hari abandi babyeyi akubita nk'umwana, ugasanga kubera yuko umubyeyi ari guca mu bintu bitamworoheye, tuvuge afite stress y'ubuzima, afite ubukene, afite ibibazo mu rugo, afite ibibazo n'umugabo we, ugasanga umujinya wose w'ubuzima afite cyangwa ibintu ari gucamo ari kubumarira ku mwana. Ugasanga umwana akoze akantu nk'umwana aho kugira ngo ibintu ukoze ntabwo ari byiza, agahita amukubita, mwamuzahana amafaranga yavuye kugira urumva afite ibibazo bye by'amafaranga. Ese akubita umwana afashe nk'umutwe awukubise nko ku gikuta, ugasanga umwana uri kumutera agahinda ku bintu atazi, uri kumumariraho umujinya wawe. Akenshi usanga ikibazo ntabwo ari umwana, ikibazo ni wowe gutyo. Ikindi, iyo ukubita umwana murabizi ngo arazimenyera, agatangira no kumurebamo rebellion, arazimenyera. Iyo badukubitaga kera wagiraga ahantu inkono ukazimenyera rwose, banagukubita ugaseka cyane. So ibyo bintu mu by'ukuri iyo udakubita umwana ahubwo kuva kare, ukamuhera kare umubwira ngo iki kintu ntabwo ari cyiza, yajya gukora ikintu ukamubwira ntabwo ikintu hari muzarebe, hari nk'abantu bagira ingo bafite abana batajya bamena ibintu, bamena nk'abana ariko bidakabije. Hari ahantu bugera ugasanga nta televiziyo bagira, byose abana barabimaze. Mumbwire ababyeyi ko mubyumva. Hari n'abandi umwana bitewe n'ukuntu baba waratangiye hasi umuganiriza, umubwira ibi ntabwo babikoraho, iyi ngiyi ntabwo ugira gutya, ntabwo ugira gutya. Ugasanga umwana mu mutwe we ni mukuru, arabizi ko televiziyo ntabwo bayimena, barayireba. Kubera iki? Barabimwigishije akamaro ka televiziyo. So ikindi navuga kuri iyi ngingo nayitinzeho ni uko umwana iyo umukubise akiri mutoya, tuvuge agiye gufata ku kantu, tuvuge n'umwana w'imyaka 2, umwaka umwe, agiye gufata akantu tumukubita intoki, umwana uba uri kumuca azakura nta confidence afite, atigirira icyizere, kubera yuko ajya gukora ni ukumuca intege. Ajya gufata ikintu ugahita ukubita, yajya gufata telefone aho kugira ngo iyi telefone ni iya mama ntabwo bayikoraho, ugahita ukubita intoki ukayishikuza. Akantu kose umwana, ahangaha ntabwo ndi kuvuga umwana w'imyaka 5, ndi kuvuga umwana muto cyane, wa wundi ufite umwaka n'igice, 2 gutyo 3. Iyo akantu kose agiye gukoraho ukamwambura, umukubita, umugira iki, bituma umwana akura afite ikintu cyo kutagira confidence, atigirira icyizere, atinya akantu kose, n'akantu katari ako gutinya agatinya. Kubera iki? Ni wowe mubyeyi wabimuteye. Ikindi, kumenya nk'umubyeyi impinduka za buri stage umwana agezemo. Murabizi imyitwarire y'umwana w'amezi 2 ntabwo ari imyitwarire y'amezi 6, amezi 9, amezi gutyo. Hari n'ibitabo nabyo ndaza kubyandika muri description, hari ibitabo byigisha development y'umwana kuva avutse kugera ageze nk'imyaka 12 birahari, ukakigura ukagisoma.
hari stages z'umwana, uko umwana azamuka ni nako n'imico igenda ihinduka n'ukuntu yari asanzwe abaho bigahinduka. Ubu hari ahantu umwana agera akagera ahantu atangira kumena ibintu byose, kumbe ni stage umwana agezemo, akantu kose afashe akajugunya hasi kandi gutyo. Hari stage umwana ageramo agatangira kurya ibintu byose abonye, murabizi nk'ababyeyi, agafata agasimba akakarya, agafata igiceri akakirya, ibyo byose ni ama stages agenda ahinduka. Hari ahantu umwana agera agatangira kurwana, kugira umujinya, kugira iki, nk'iyo akenshi umwana avuye nko kwibere, kwa kundi umukura kwibere, umwana atagira umujinya adashobora nawe kuvuga, gusa umwana asigaye arira ubusa, asigaye afite amahane menshi kandi ari uruhinja. So ibyo byose biba biri mu bitabo. Niba uri umuntu ukunda gusoma, akunda kwihugura, ndaza kukwereka igitabo ushobora kujya gushaka ukagisoma kugira ngo ntihakagire ikintu kigutungura ku mwana wawe yakoze cyangwa ukuntu asigaye ameze. Ikindi kumuha ibikinisho byose ubonye. Hari igihe nk'umuntu ajya kugura ibikinisho by'umwana, amatoys, ugasanga ubonye kuko gisa neza ugihaye umwana, kuko kigize, mu by'ukuri nta kintu kigisha umwana wawe. Ntukareke ko umwana wawe akoresha ibikinisho byose abonye, kubera yuko ibikinisho biplaying a role nini cyane mu gukura k'umwana, mu gukuza umwana. Iyo rero umwana wawe umushakira ibikinisho bimwigisha ubwenge, tuvuge ari twa tuntu two gupanga ibintu, bituma atekereza. Udukinisho two gupanga, kubaka utuntu akadusenya, akagira iki, biriya bigisha umwana. Cyangwa ibindi bikinisho bimusaba gutekereza, kandi ubwo ni umwana w'amezi nka 11 cyangwa amezi 10, ariko ugasanga ari busy mu bintu. Hari igihe rero dusanga nk'ababyeyi ugasanga baguriye umwana ibikinisho bidafite ikintu bivuze, usanga nta gapupe, nk'umwana yirirwa afashe agapupe bazererana, mu by'ukuri ako gapupe ni keza, ariko mushakiye n'ibindi bikinisho bimwungura ubwenge, bimufungura ubwenge, bimwigisha ibintu bitandukanye, abikuriremo, ajye yirirwa bikinisha bireba. Uzasanga umwana wawe brain ye najya no ku ishuri bakamwigisha imibare, azaba arifungutse mutwe, afite umutwe wo kubyumva. Ikindi, kugumiza umwana mu nzu igihe cyose. Nka hano mu Rwanda cyangwa muri Afurika, usanga ko tuba dufite abantu benshi, baba bafite abantu babafasha abana, bafite abantu nyine, ugasanga gahunda zose ujyamo, ahantu hose ujya, ntabwo umwana wawe ajya agenda. Umwana wawe aguma mu nzu, umwaka ugashira agumana n'abandi mu nzu. Ugasanga umwana ari limite no mu bitekerezo, ntabwo discovering ibintu bitandukanye, kuko abana ni abahanga, abana bariga akareba. Iyo asohotse hanze akabona ibiti arabireba, cyane cyane niba mufite nk'abana batangiye kumenya ibintu by'ama colors, amabara, ugasanga umwana niba umujyanye ahantu ari kugenda ari mu muhanda areba red, blue, yellow, iki akishima nyine ko ayibonye nk'icyapa cya red, abonye ahantu hari green, akavuga green, nyine bikamufasha kwiga, kudatinya abantu, kubona ibintu bitandukanye. Ariko iyo aguma mu rugo umuha telefone, tablet, ukamuha televiziyo buri gihe, nta kindi kintu agira, aguma ahantu hamwe gutya, nabyo bidindiza umwana. Rero tujye tugerageza, si ngombwa ngo umujyane ngo ahantu hahatari n'iki, ushobora no kumufata ukajya muzenguruka muri quartier, akareba ibintu, ukabona amazu, ukabona abantu, cyangwa ukamwigisha guca amazi, promises, akumva ko iyo umuntu avuze ikintu ntabwo ajya agikora. Murabizi ko abana bigira ku babyeyi. Niba ubwiye umwana ngo kora iki, ndaza kuguha iki ngiki, ukambwira muri vacances nzabajyana ahangaha, wimubeshya, mujyane. Cyangwa niba uzi ko utari sure, ntugire ikintu umwemerera, kuko abana uba uri kumwigisha ingeso mbi. Niba ubwiye umwana ngo ndaza kugura biscuit, genda uyimuguriye nk'umubyeyi, hari ikintu gikomeye cyane biba biri bumufashe umwana wawe. Icyanyuma nsorezaho
ni uguha umwana icyo ashaka cyose. Ahangaha ni amakosa, ntabwo umwana agomba kubona icyo ashaka cyose, ahubwo aba agomba kubona icyo akeneye cyose ariko ntabone icyo ashaka cyose. Bya bindi ubona umwana akavuga ngo ndashaka iki, cyangwa agakangisha amarira, wamwima ikintu agaturika akiriza, umwihorere. Nabyo ndaza kubereka icyiza cyabyo. Iyo umwana yamenyereye ko icyo aririye cyose agomba kukibona, icya mbere bizamwigisha, azaba mu bantu muri sosiyete babereyeho gutegeka abandi, yumve ko icyo ashaka kigomba kuba nk'uko abishaka. Bituma aba selfish, bitume atagira patience, atagira patience, kubera ko ikintu naravuze ngo ndagishaka, no kumva yuko adeservinga ibintu byose, kumva ko ibintu byose bigomba kuba ibye. So niba umwana agusabye ikintu ubona yuko kimaze gukabya cyangwa atagikeneye muri ako kanya, ntabwo ari byiza nk'umubyeyi kukimuha. Yarira, yaba ari umwana mutoya uramwignoringa. Ntabwo ahangaha ndi kubigisha kurera, cyane cyane ko ndabizi iyi video iri kurebwe n'ababyeyi benshi, ntabwo ndi kubigisha kurera, ariko ndi kubereka, murabizi hari ibintu umuntu aba azi, nawe azi nk'umubyeyi, ariko atabitekerezaho cyane cyangwa atabyitaho cyane. Ahangaha njye mbereyeho gutuma abantu bita ku bintu batari basanzwe bitaho. So ibintu mbabwiye ngerageje kubivuga mu magambo make, tugerageze tubyiteho. Ushaka kuba udafite umwana ariko ufite abana urera, cyangwa mu buzima bwawe hari abana, ibi bintu, iyi video ndashaka ko abantu benshi bazayibona bakagira ikintu babikosoraho. Kandi murabizi ko abana niyo future, abana nibo bantu bakomeye b'ejo hazaza. Kandi uko amakosa kera yabagaho mu kurera abana aba akwiye guhinduka, kugira ngo aba bana new generation ikure mu gihe ababyeyi bayo bakosoye amakosa bo baciyemo. So mugire icyo mubimbwiraho aho ngaho muri comment. Niba hari ikintu wumva maybe nk'umubyeyi tutumvikanyeho, niba hari icyo wanyunganiraho, niba iyi video wayikunze, ugira icyo umbwira muri comment. So mwakoze kunkurikira, abashyashya subscribe, like, byose mwakoze cyane. Bye.